ndashaka kuwo wifuza mwami, shimisha umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanjye bwose, wakire wumvirize ukore, bwirende wundi utagira umugayo, bwiza buzira inenge mukunzi wanjye, uhora wuzuye ubuntu neza, tega ibiganza ngufumbatishe amashimwe, ibyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami, bwirende wundi utagira umugayo, bwiza buzira inenge mukunzi wanjye, uhora wuzuye ubuntu neza, tega ibiganza ngufumbatishe amashimwe, ibyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Yesu ashimwe bene data, nitwa Jacques Twubahimana, nkaba ndi umukristo mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR paruwasi ya Nyarugenge. Nejejwe no kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mbere yuko dutangira, reka dusenga Imana. Mana yacu kandi data wa twese mwiza, turagushimiye ko uri Imana ihoraho kandi uri Imana inyuranya ibihe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Akanya nk'aka turagushimye ko duha umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ndaguhamagaye kugira ngo uzubane n'umwigisha ndetse n'uwigishwa, kugira ngo twese tugabanire imbere yawe. Reka kandi umwuka wawe wera tuganze mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka ube wibaza iki kibazo: mbese Imana iramutse ije ikakugenzura wasangwa ute? Mbese Imana ije ikakugenzura wasangwa ute? Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza ibice ni 3 umurongo wa mbere. Igitabo cy'umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere, haranditse ngo, ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Reka twongereho andi magambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice ni 13 n'umurongo wa 5. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 13 umurongo ni wa 5, haranditse ngo, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Imana itugirire neza. Dushimiye Imana rero iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire ko ibi byose tubona bibaho ku isi, nagira ngo mbabwire ko ibihe bisimburana. Ibibaho n'ababaho, buri kimwe kiraza ejo kikagenda, hakaza ikindi. Bivuze ngo mu yandi magambo, twabayeho mu gihe coronavirus idahari, none turi no kubaho mu gihe coronavirus ihari. Ariko nagira ngo mbabwire, mu gihe cyategetswe n'Imana, mu gihe cyashyizweho
ndagira ngo mbahumurize mbabwira ko n'indwara izarangira mu izina rya Yesu. Hanyuma dusomye aya magambo uyu munyabwenge Salomo yanditse, yari yaragenzuye ibintu byinshi, yinezeza muri byinshi, arangije rero agera ku ndunduro y'ibintu aho yatwandikiye iki gitabo cy'umubwiriza, aho huzuyemo inama nyinshi no kutumenyesha ibyo yungutse mu gihe yarimo agenzura ibintu. Agera hano mu bice bitatu, akatubwira ahanini ku bintu bijyanye n'igihe, anatubwira uburyo ibintu bisimburana, atwereka agaciro k'igihe. Hano rero atangira atubwira ngo buri kintu cyose munsi y'ijuru, bivuze ngo abantu, ibintu, buri kintu cyose gifite igihe cyategekewe kubaho. Buri kintu cyose cyategekewe umumaro wacyo mu gihe cyacyo. Bivuze ngo yaba abakomeye n'aboroheje tubona, hari igihe bashyizweho ariko hari n'igihe bagomba kuvaho hakaza abandi. Ubu Imana hari abantu yibikiye bazaza muri generasiyo runaka, bakaza bagasimbura twebwe abariho. Rero nagira ngo mbabwire ngo iki gihe dufite mureke tugikoreshe neza, kandi si ukugikoresha neza gusa, ahubwo dukwiye no kumenya ko Imana nayo igikoresha inyuranya ibihe, inyuranya imyaka, inyuranya amezi, kugira ngo igende itwigisha, kandi kwigisha kw'Imana kwari kugira ngo itwiyegereze. Imana itugirire neza. Twasomye rero irindi jambo twasanze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Aba bantu bari abantu baba mu mujyi warangwagaho cyane n'ibigirwamana. Kabiri, hakaba ubusambanyi, hakaba imico ikabije mibi cyane, ku buryo kuhakirizwa byari bitoroshye. Aba Bakorinto rero, aba bakristo b'Ikorinto baje kwandikira Pawulo bamubaza ibibazo byinshi, arangije ahita basubiza mu rwandiko rwa mbere ku bibazo bagiye bamubwira. Rero unasangamo impuguro nyinshi, agakomeza no mu rwandiko rwa kabiri, ariho aza kugera hariya muri uru rwandiko twasomye rwa kabiri bice 13, aho Pawulo aba aburira Abakorinto ngo batazababwaho n'umugayo. Yageze mu bice 13 rero ku murongo wa 5 niho ababwira ngo nimwisuzume ubwanyu. Yarageze akanababwira ngo ni ukwisuzuma bagamije kumenya niba bakiri mu byo twizera, noneho ngo bigerageze. Mu yandi magambo Pawulo yarimo arababwira ngo nimwibwire mu mitima, cyangwa nimukore meditation, mumenye niba koko mukiza Yesu Kristo mu mitima yanyu. Bivuze ngo aha yarimo aravuga ngo nimwigerageze mwumve ko mukiri mu byo twizera. Ntabwo mbivuze ko iki ntabwo ari ikintu cyarebaga abantu bose ngo bagende bajye ahantu hamwe hanyuma batekereze, ahubwo nubwo babibabwire muri rusange, ariko nk'aravuze ngo buri umwe muri mwebwe nagende yisuzume amenye niba akiri mu byo twizera. Arangije rero ari kugenda abahugura gutya, yaragiye arababwira ngo ntihagire muri mwebwe uba ugawa. Yaravuze ngo ntihagire muri bo uwagira umugayo agaragarwaho. Mu yandi magambo rero natwe Imana irimo iratubwira abo muri iki gihe kandi bari mu Rwanda, iri kutubwira ngo no mu bihe bimeze gutya twongere twisuzume, turebe uburyo tubanye n'Imana. Bene data, muri iyi minsi abantu benshi barimo barumva inkuru nyinshi ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 mu bihugu bitandukanye ku isi. Bamwe bari guterwa ubwoba nayo, bamwe barapfa, abandi bararwara, bamwe ntibari mu tuzi twabo, abanyeshuri ntibari kwiga. Bivuze ngo abantu bafite ubwoba bwinshi, ariko nagira ngo mbabwire ngo abantu bakwiye kumenya ko muri Yesu Kristo ariho hantu haba amahoro, ariho hantu haba guturiza. Nubwo ibi bintu bibaho, Yesu hari amahoro aha abantu, kandi ntabwo Yesu atanga amahoro mu gihe ibintu bigaragara ko byose bituje. Ntabwo no mu gihe kigaragara nk'aho ari igihe cy'akababaro, Yesu ajya abasha guhaza abe amahoro. Nagira ngo mbabwire ngo rero abafite ubwoba mwese, abantu bari kuvuga ngo ese ibi bizarangira gute, nimutuze mwegere Imana. Ibi byo hari igihe cyategekewe bigomba kurangiriraho, nk'uko twabisomye mu gitabo cy'umubwiriza. Ahubwo twebwe niturebe icyo dusabwa muri ibi, ahubwo uhora tuvuga
updates kuri iyi ndwara, nubwo nabyo ari ngombwa, gusa mureke twisuzume turebe mbese twe tumeze gute. Hanyuma rero ijambo twasomye ririmo riratwereka ko abantu b'Imana dukwiye kwisuzuma kugira ngo tudasangwa muri ibi bihe dufite umugayo. Bene data, nagira ngo mbabwire ko muri ibi bihe insengero zarafunzwe, ntabwo turi kugenda ngo dusenge twese hamwe, ariko nagira ngo mbabwire ikintu Imana yakoze ni iki, yanyuranyije ibihe nk'uko twabivuze, iragira ngo buri wese yisuzume. Mu rusengero abantu bakoraga byinshi ntumenye umukristo nyakuri n'utariwe, ariko umutima we nk'uko Pawulo yabwiye abantu ngo bisuzume buri wese ku giti cye. Natwe Imana iduha umwanya ngo twisuzume. Mwene data, wipfushe umwanya ubusa. Uyu ntabwo ari umwanya w'amateraniro Imana iduha, ni umwanya we ku giti cyawe. Urebe uburyo ubana n'Imana, urebe ukuntu cyagiye wajyaga ubyina mu rusengero, urebe ukuntu wigishaga, urebe niba ibyo wabwiraga abandi nawe ubikora. Iki ni igihe cyo kwisuzuma wowe ubwawe, ntabwo ari igihe cyo kubwira abantu hirya no hino byinshi, ahubwo banza urebe ubwawe kugira ngo udasangwa umutima wawe utabonereye Imana. Nagira ngo mbabwire ko turi mu gihe cy'isuzumwa, turi mu gihe cy'igerageza. Imana irimo irareba imitima yacu. Reka dusoza dusome iri jambo, dusoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 8 n'umurongo wa 2. Haranditse ngo, kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Ngiki icyo bene data Imana irimo iradushakaho. Twebwe ntabwo Imana idukoresheje uru rugendo rwo mu butayu rw'iriya myaka 40, ariko ubutayu bwacu ni iki gihe duhaye cyo kuba mu rugo, cyaguma mu rugo, iduha kwisuzuma. Twatangiye twibaza ikibazo ngo Imana igusanze wasangwa ute, ariko nawe wibaza iki kibazo uvuge ngo Imana ko iduhaye umwanya ngo imenye ko twakwitondera amategeko yayo cyangwa tutayitondera, wowe umeze gute? Reka dusenge Imana utekereza kuri aya magambo, usaba Imana imbaraga kugira ngo iguhe umwuka wera agushoboze kugira ngo muri ibi bihe bidasanzwe ugume kubana n'Imana. Yesu naguha umugisha. Mana yacu, turagushimye ko uri Imana yabanye natwe muri uyu mwanya. Turasenze twinginga cyane kugira ngo ube ari wowe udukomereza mu buntu bwawe. Mwami, uduhe kumenya igihe turimo n'ibyo uri kudusaba. Reka umwe muri twebwe twese n'abandi bazumva iri jambo, Mwami, ubahe gutekereza, kwisuzuma, bamenye uko babanye nawe kugira ngo batazasangwa bameze nabi mu mwuka, batameze neza. Nakoze no kuba kubana natwe. Reka iri jambo uherekereshe imbaraga zawe n'umwuka wera mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndashaka kuwo wifuza mwami, shimisha umutima wawe wera, zamuye ubugingo bwanjye bwose, wakire wumvirize ukore, bwirende wundi utagira umugayo, bwiza buzira inenge mukunzi wanjye, uhora wuzuye neza, tega ibiganza ngupfumbatishe amashimwe, ibyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami, bwirende wundi utagira umugayo,
nguheshe amashimwe dushaka mwami umpa imbaraga nyinshi menshi